Yes, mugahindutse umuntu. Ko ndi mwirimbi. Ye? Ahantu ni hendi. Ahantu ni he uri? Uri mwirimbi. Nahageze gute? Nisinge ndabizi. Nahageze gute? Mbwira ukuntu ahantu ngiye nahageze. Umvanye twumvikana. Oya. Mbwira ukuntu nahageze. Umvanye. Oya. Wapi? Kamera reba neza uri kumubona? Anje ndi umunyamakuru. Uri kubona ko kanze nkwereke. Uri kubona ko turi mwirimbi sibyo? Dore nguyu wa mukobwa, dore nguyu wagutwariye umugabo sibyo? Kubera ko nawe urabizi ko warantumye kwa muganga nyine kugira ngo nkurebere waba waragutwaye umugabo. Hano mwirimbi hano ni Kibungo, gusa ibintu byabereye Kibungo byo nakasa mutwe. Ndaza kubwira kameramani mu kanya zikuza kwerekana kumva nje navuye no mu diaspora andangira hano hantu. Nago nizanye nazanye no mu diaspora gusa yambwiye ngo ndaguha amafaranga ya essence ugende ungere yuko undebere koko nibi umuganga yambwiye ari by'ukuri. Nanjye naje ingera aho bita muri Kibungo, ubwo ni muri Ngoma, banyereka ahantu hafi hari ahantu washyingura abantu, ubwo ni kwirimbi. Ariko ikintu nsanze kwirimbi nge ikintu nahabonye, naje ngeze kwirimbi ikintu nahabonye inyamaswa. Namwe muraza kuyibonera mu mbwire inyamaswa ni bwoko ki. Turaza no kubwira kameramani aze kureba, aze kwegeza imva neza rebe. Nge naje gusanga hariho inzoka rebe. Nge bambwiye ngo ndaza gusanga yo umuntu, ariko nge nsanze yo hari inzoka. Ubwo rero ntabwo nzi uburyo iyo nzoka yawe yahageze n'uburyo yahageze. Nge ndaza kuvugana n'umuntu wantumye kugira ngo aze kuza kumbwira byifashe gute, cyangwa se abashe kuvugana n'umuntu wabashe guteza iyo nzoka kugira ngo ize kuhava. Niba ari inzoka, niba ari umuntu, nge bambwiye ko ndaza kubona umuntu, ariko ndi kuhasanga inzoka. Ni G1 wanyu, ndagira ngo ukore like, share ndetse na comment. Ikindi ntibagirwe subscribe kuri kameramani wanjye aho tuyana habatandukanye. Nyabona nidupfa natwe muzatwibuke nk'abandi bose, kuko tuba twitanze kugira ngo tubamenyere amakuru ku gihe, cyangwa se tubagerere kure. Niba muhungu wanyu, reka tuze gukurikira, reka nzi mpamagare umuntu nanjye wampamagaye ndebe uko bimeze kugira ngo abashe kundangira neza. Kuko ndahageze nge nsanze hari imva zitandukanye, ariko igitangaje nuko masanze inzoka. Nge nago nayegera kubera yuko nge nitinyira inzoka. Gusa nge ibintu namaze kubona hano reka akatishe gatoyi, reka mege ase kuko gukata mumva koko. Yes we nagasana kamerama, uri kwibona mwana? Nago ndi buyegere isenye, nago ndi buyegere tu, ahubwo kamamagare muganga. Ibintu ntabwo bizorandagaza. Nimwumva imva imwe ebyiri Yesu nyagasani, Rwanda banatinyuka pe. Muganga se baramfatara. Yesu we, Yesu mana nyagasani, mbega ikintu. Alo? Nese muga ibintu biki koko? Njewe nakubwiye ngo unyereke ikimenyetso mbone gukire kuri mu diaspora. Nese ubu ndamwereka inzoka muga? Nese muga ndamwereka inzoka nyine. Umuntu yambwiye ngo ngende mushakira umuganga wize, akumanga nawe uri umugome. Nese inzoka koko? Nagezeyo muga. Ndikumva muga, ndikumva, ariko nyine nese ndamubwira inzoka. Ubutaka. Mutera ubugira gatatu. Nyagasani. Nese muga ninsimbukira se. Nese aratahinduka muzima se basi? Yesu nyagasani. Ubutaka inshuro gatatu. Koko nyagasani. Muka kiri kunyeganyega. Yesu we. Yego ko nyagasani. Yes, mugahindutse umuntu. Ko ndi mwirimbi. Ye? Ahantu ni hendi. Ahantu ni he uri? Uri mwirimbi.
Nahageze gute? Nise ndabizi. Nahageze gute? Mbwira ukuntu hano hantu njye nahageze. Mvunye twumvikana. Oya. Mbwira ukuntu nahageze. Mvunye. Oya. Wapi? Mvunye twumvikana se. Oya. Nise uri kumfata gutyo. None nageze hano mwirimbi gute? Nyine kubaza wageze hano mwirimbi gute? Nanjye nibyo ndi kukubaza. Nyine hari wakugishijemo hano. Mumbwire. Nise ndamuzi. Bakinora nkubaze. Uyu muntu mugabo uramuzi? Yego ndamuzi. Mupfana iki? Ni umugabo wanjye. Ni? Ni umugabo wanjye. Ni umugabo wawe kuva ryarize? Ni umugabo wanjye. Muziranye se? Tuziranye kandi ari umugabo wanjye. Muziranye nyine gute? Imvira we. None se umugore n'umugabo babaziranye gute? Nyine mwahuriye hehe? Twahuriye he? Twahuriye muri Mateus. Mateus? Mwagiye gushopinga. Cyane. Ubu ngubu hari umuntu atanze ikirego rero. Nawe wakugishije hano. Njye rero kanze muhamagare video call, sibyo? Arebe kamera twe dutange tuvuye mu bimbo gatoya, sibyo? Duhagarare nka hano, sibyo ra? Oya, ngereka muhamagare video call, sibyo? Uvuge impamvu bageze hano n'uburyo wabonyemo uwo mugabo, sibyo? Ese umugabo umara igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 3. Imyaka? 3. Yose? Imyaka 3 yose? Mukundana cyangwa se mubana? Yego. Ano? Muraho neza? Nge ndi umunyamakuru. Kamera mareba neza uri kumubona? Nge ndi umunyamakuru. Uri kubona ko kanze nkwereke. Uri kubona ko turi mwirimbi, sibyo? Dore nguyu wa mukobwa, dore nguyu wagutwariye umugabo, sibyo? Kubera ko nawe urabizi ko rantumye kwa muganga nyine kugira ngo nkurebere uwa waragutwaye umugabo, nyine story ni ndende. Harya ngo umugabo mwabanye gute? Wadusubiramo tukumva ukuntu story byagenze. Yego. Wabaga muri Canada. Yego. Umugabo nyine twabanaga. Yaje mu rugo nyine agiye mu Rwanda. Yaje mu Rwanda avuye muri Canada. Yego. Aza kumbwira ko agiye mu kazi nyine gukorera mu Rwanda. Ndamwumva nyine. Ndavuga ati biragiye mu kazi. Kubabizi iyo umugabo agiye mu kazi bamutegereza akavuga ati yagiye guhiga wenda azagaruka. Yego. None naje kumenya yuko nshatse gusubira mu Rwanda. Niyo mpamvu noneho wantumye ku muganga kugira ngo akurebere uwa waragutwaye umugabo. Yego. Umudebere nyine umuntu wari wari umugabo wanjye nshaka kumenya nyine ikibazo cyaba cyatumye umugabo wanjye nyine amutwara kandi mutegereje nk'uwagiye mu kazi. Okay, ahangaha turi kumwe n'uwari gutwara umugabo, reka muvugane dore nguyu video call rega. Niko madam. Niko. Kararuganye musajya mubura kwita ku bagabo banyu mwanda ya mwari mwebwe babate umva hari icyo yakuburanye ubwo nimba yarakimbonyeho we urasetsa utwa amakuru ufite jewe umbwira iki umva nawe uri indaya wasize umugabo ngo ugiye ngo gushaka ngo ubutunzi urasetsa abana turahari we turahari mwari gutwara abagabo ba muri se abagabo abandi yazamuziritse ku nshimangizo azamuzirike ku nshimangizo ngewe namukuye iwe se cyangwa yaransanze yego madamu yaragiye kuduhigira ubuzima nshaka kugira ngo ariko muganga nambwire ukuntu ibyo bintu bimeze ariko wallahi ko watinze se nyine uri kubona ngewe ndi hano muganga niwe wantumye hano muganga ntabwo twazanye nge ndi umunyamakuru nyine nkuko wari wantumye. Ako muganga twavuganye kuri telefone byose nyine yabikoze. Uyu muntu ndaza kukohereza video kuko video nakeka cameraman wanjye yayifashe neza. Ndaza kukohereza video ukuntu byagenze ukuntu nge naje magize masanga inzoka ntago nari nzi ko
ndahasanga inzoka wenda ngira ngo ni ikintu nyine cyahageze wenda inzoka nyine zisanzwe nyine zo mwirimbi cyangwa se z'ahandi hantu ariko nyuma nje kuvugisha muganga arambwira ngo nze gufata ngo ubutaka mbukubite ku gituro nyuma yaho nibwo havuyemo umuntu niba yavuye mu gituro niba yavuye hejuru niba yavuye mu nzoka nge ntago mbiza ariko ndabishyira ku karubanda abanyarwanda bose babibone ariko mbihanize abantu batuma abantu ngo ntumye umunyamakuru mujye mwihamagarira muganga ndaza gushyiraho nimero za kagore n'akarozi n'akarozi ahubwo nayo ndaje muhagurukire we arebe ko karashika zigomba guhangana nta nubwo yandyamana kugira ngo ubyumve ego ko umva kereka iyo aba waruje none nkakwereka umva nyine muganga yakweretse igihamya ubwo nyine yarambwiye yuko hari ane mafaranga hari amafaranga nyine yandi ngo wamusigayemo kuko aramuhaye yandi ya mbere nyine yo kugira ngo akwereke umuntu wa nyawe uri kumva ubwo nyine ari amafaranga ngo wamusigayemo ngo $3 by'idolari ngo uraza kuza kubimwoherereza kugira ngo nyine ngo ngongera kugarura umugabo wawe sibyo ubwo niba uraza kuyacisha kuri nimero yanjye cyangwa ndaza kuguha nimero ya muganga uze kuza kuyamwoherezaho hari ikibazo nta kibazo nambabara amafaranga ndayamara kugura umugabo wanjye agarutse nawe ubona kubera ko mfite umupuru urenze uwawe ufite iki umupuru urenze uwawe ra umbwiye ntago yandusha oya nta kibazo amafaranga nibaza kuyamuha ubwo nyine wowe nta kibazo ndaza kuguha nimero ye ubwo ngiye kansigana ndigana n'umukobwa ariko nyine ngira ngo yenda ibintu byose wabibonye bana mu dutuma abandi ba diaspora ngendaza gushyiraho nimero ya muganga muze kumwihamagara cameraman turaza kuza kuyishyiraho baze kuza kwihamagarira muganga reka nkureke ubwo amafaranga ndaza kubona uyamaye hari ikibazo nta kibazo mwakoze urakoze cyane niko wabonye umugabo kiryoshye bawita umupuri bro umupuri sirahozi uyu ni nani nyagasani none niyo mpamvu atwa umugabo w'abandi kankubwire sibyo nkugira inama rero ahantu bati Kibungo niho wageze asubuna imbere ko ujyana wari uri he cyenda nibereye mu rugo none wageze hano gute nahisanze ahubwo iyi nda y'umugore tugiye guhangana byanyabyo oya se kandi ubwo muzongera mu magare ngo byagenze gutya na gutya ariko wagiye ureka none se ubu wowe ari nkaho ubyutse ukisanga mu irimbi waryamye neza umugabo nta kiziriko namushyizemo ariko n'imyenda imeze nk'iyo kurara nayo nese zubibona umugabo nta kiziriko namusizemo yarizanye ndamwakira sibyo yewe sinari nzi ngo afite undi mugore none uharambaza iki oya ariko umugore we aragaragaye nyabona kankugira inama sibyo sinzi niba unduta cyangwa se nkuruta ariko ibintu mboneye hano uzi ko wavuye mu nzoka nako sinzi navuye mu mva cyangwa wavuye mu nzoka kuko nge naje mboneye inzoka abanyarwanda bose bayibonye sibyo bayibonye ku karuga none ugiye guhangana n'umuntu waguhiye inzoka umva aho yagiye se njye n'amaguru ngerayo kugerayo karaba kamera none bagiye guhangana byanyabyo byeruye biri official none umugabo wamuretse koko oya tugomba guhangana nkuko yabishatse nkamwereka ko ndi karashika imurenzeho nge rero banyarwandakazi nimero ya muganga ndayishyira ku kiganiro uzamwihamagarire ibintu byo kuza wenda n'ukeneye itangazamakuru nanjye ndo gufata ikiganiro kugira nanjye nibone reviews ego nibone reviews ariko ibintu byanyu byo kunzana marimbi ngo inzoka ngo umuntu irebye ibintu wapi sibyo mubigabanye nese ugiye guhangana n'umuntu nese ko yabonye umugore we asunduye ko numva uri muransakuriza ningeze nyimwe uratwiteho babarira ndatwite dore none ngo ndekura umugabo umva bazakurabure ko namuteye inda mbere yawe bazakurabure ibyo birandeba ibi ntago bindeba nagitinda amazi nagiki gitwaza ikindi amazi ra ubimenye none ngo mugiye guhangana byanyanye n'ibintu uboneye hano njyewe ugeze mwirimbi ahari Kibungo njyewe wacu urahazi Uganda bro Kibungo niyo mpamvu ushaka guhangana rero none si Kibungo barusha Uganda kuroga nibi nanga nzamugira Tanzania cyamugire muri Kongo ariko tuvugisha ukuri sibyo tuvugisha ukuri nk'abantu bakuru nari umuntu mukuru sibyo undi uramugabo niki gituma muri kumukunda mwese aho uramugabo siko naze gutanga kera serious
urasetsa ko niyo mpamvu wamutsimbarayeho none nawe akaba mutsimbarayeho none umugabo uza akaguhereza 300 akira mugore mwiza ajya guhaye icyo ushaka wamureka urushingiye ku cyariko naho mu buriri simbwira mwiba mu buriri ido yesu we ni ruzungu so uhari ko umugabo wawe ko umugabo wabandi kuko ariko ubundi wowe wumva uti ubwo ejo muzanumira ngo kanaka kageze mu giti ejo ni umuntu umira ngo kanaka ngo nubaza wapi yenza mukubitisha inkuba izina rya Yesu none inkwa yangize inzoka ngenza mukubitisha inkuba izuba riva ariko nawe rero akugira ngo wige uri guhangana oya ubundi mangara ngo uhangare Yesu nyagasa none subwo none ubwiki kameramare kansezera abanyarwanda mbabwire ngo amakuru yacu nakagaruka nyina nje kwifatira views ariko ibintu bibaye murabibonye ibintu byo mwirimbi buri munsi ibintu byo mwirimbi nyabo na basi abantu badutuma mujye mushyiramo imiyaga wenda uyu munsi yamaye ka essence arambwiye ati fata nimamba muvandimwe wanjye kuko numukobwa nyine avati bro wanjye ariko ingirayo hano hantu byibuze umenyera hano umugabo wanjye yaba yaragiye dore ngo uyu mukobwa wajyanye niyo nako ajye umudamu umukobwa ese ubwo urumva ndi iki nyine nimana naratwaye umugabo w'abandi ubwo ni byose ubwo niho watwaye umugabo w'abandi ngira ngo sister nawe urashubijwe ndabikweretse igisigaye nukuza kwishyura amafaranga y'abandi amafaranga ya muganga waramusigayemo nawe ejo ntazumva ngo byagenze gutya mwapfuranye ubusa dore nguyu isigaye ngo nukumugarura umugabo we ariko uyu nguna kuzana ihangana ngo ejo nejo bundi ngazamugira Tanzania sumba wanga aho kugira ngo amutware bose nabica Cameraman ciao ndabakunda like share ndetse na comment makuru yacu nagaruka ni Igeno Media TV.